buhangayike muravuga ngo arapfuye ngiye ndwaye diyabete turabizi ubu narapfuye byararangiye narapfuye mpagaze ubu ngiye mu mbare ko napfuye byararangiye. Urwego rwa RIB rwamvanye hano ku kazi baranangira inama n'abantu beza mu by'ukuri RIB umubwira ngo igihe n'icyari cyagera imyumvire nihinduka ngiye nkabona isi bayiziza kugeza ubu nta kintu mbona cyiza ku isi uretse gutaraguringa gusavayivinga kwicuma mbega nawe ushobora kuba uri kwibaza ni ese ni iki cyateye urupfu rwa Karasira, umugabo w'umunyabwenge, umugabo wabayeho mu myaka yashize mu bitangazamakuru. Sinzi ko hari igitangazamakuru kitifuzaga kuba cyamukoresha interview bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubwenge bwinshi cyane yakoreshaga mu kuvuga, ndetse yari umugabo ufite ubwenge bwinshi burambuye cyane, aho yavugaga amagambo y'ubwenge yaje kuba yivugira amagambo menshi cyane. Ndakeka namwe mwaje kuba mwayumvira kuko uyu mugabo ni umugabo w'igitangaza cyane, aho yari muri gereza yagiye akora udutendo twinshi cyane, akora udukodwe twinshi cyane. Gusa byo byaje kuba byatera ikibazo abashinzwe gereza, bibatera kuba bamujyana mu igororero, bamujyana ndetse n'indera, bibaza ni ese uyu mugabo yaba ari muzima koko, aho wasangaga mu rukiko arimo gukora ibintu bitagiye bihuye, ndetse aho yabaga arimo kugaragaza ibintu by'ubusitari cyane. Yaje kuba yajyana mu rukiko yambaye inkweto ya bodari cyangwa bodaboda, aho yaje no kuba yavuga ko yarose Kazungu arimo kumurya, avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni umugabo wahoze ufite ikibazo, ariko uyu munsi wa none yaje kuba yagaragara mu binyamakuru avugwa ko yapfuye. RCS imaze kuba yatangaza urupfu rwa Aimable cyangwa tumwite Karasira, aho bimaze amasaha agera ku 8-9 gutyo, aho urupfu rwe rwaje kuba rwagaragara bitunguranye cyane, aho mwaje ko mwimvira buri kimwe cyose uburyo ki umukuru RCS yaje kuba yavuga ko yaje kuba yatangaza ko yaragabwe afata imiti. Turabizi neza ko mu minsi yashize, mu myaka yashize, yagiye atangaza ko arwaye indwara ya diyabete, ariko kuri uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwiye ngo ibintu bye byose byagiye kuba byajya hanze, bigiye kuba byajya ku karubanda. Agiye anavuga ko aheza ari mu ijuru, ko nta handi hantu heza abaho uretse mu ijuru, cyangwa urupfu nibwo buzima bwawe bw'iherezo, ubuzima bwiza buhoraho iteka ryose. Uyu mugabo ni umugabo wavugaga amagambo y'ubwenge cyane, wavuze ibintu bigiye bitandukanye, aho yaje kuba yagaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yaje kuba yashira amagambo akomeye hanze ku karubanda. Najya nkubwire ngo yagiye avuga amagambo ari mu magambo ashobora kuba yahindura ubuzima bwa benshi cyane, ariko gusa byo urupfu rwe ruratunguranye. Uyu mugabo usa nkaho yari afite, uretse kuba afite ikibazo cya diyabete, asa n'uwari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Gusa byo nakubwira ko uyu Karasira cyangwa Aimable wari umaze imyaka igera kuri 5 afunzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nibwo yari buze kuba yarekurwa, kuko ariko imiti yaje kuba yanwa imiti imusinziriza, kugira imusinzirize ahubwo aba ariyo imwica. Gusa byo abantu benshi barimo baribaza ati ese niki cyaba cyamwishe. Gusa byo BBC niragaragaza icyamwishe neza. Uyu mugabo wagiye ukora udukodwe twinshi cyane mu gihe cy'urukiko, ugasanga arimo gukora utuntu tugaragaza ko ibyo arimo gukora nyine ari nk'iby'ubusazi koko. Yaje kuba yagerwa akajyanwa n'indera, ariko gusa byo aho rimwe na rimwe yajyaga mu rukiko asa nkaho yambaye inkweto zidahuje. uyu mugabo nakubwira ko yakoraga ibintu rimwe na rimwe byabaga byanasetsa abari mu rukiko, abitabiriye urwo rukiko, aho yaje kuba yavuga ko umugabo uzwi ku izina rya Kazungu Denis ko yamurose mu nzozi arimo kuba yamwereka ibintu bikomeye cyane. Uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo uzwi ku izina rya Aimable cyangwa tumwite Karasira, aho yise amazina menshi, yitwaga amazina menshi cyane. Yari mu Tough Gang cyangwa twamwita ko yari umuntu ukomeye cyane, wari ufite izina rikomeye mbere ko afungwa azira gutunga umutungo utazwi inkomoko yawo. Icyo nicyo kintu ashobora kuba arimo arenganirwa cyane, kuko nicyo cyahoje kuba cyamufungisha, aho yari afite amafaranga ku bihumbi 10 by'amadolari, miliyoni 2 z'amanyarwanda, ndetse n'andi mafaranga ku ruhande. Gusa byo nakubwira ko
uyu mugabo uzwi ku izina rya Aimable kuba urupfu rwe rwateje impagarara cyane, kandi ndetse n'abanzi b'igihugu benshi babonye uruvugiro, babonye ikibaha kuba bavuga kuri uru rupfu rwa Karasira. Ese uru rupfu rwaba rwatewe n'iki bya nyabyo? Ese ni iki kintu kihishe inyuma y'urupfu rwa Karasira? My friend, ndagira babwire ngo mwebwe mwese muri hano mwibaza ku bijyanye n'urupfu rwa Karasira, kuko ahangaha ni ibintu byakomeje kuba byakira abantu benshi urujijo cyane. uyu mugabo Karasira sinamuvugaho byinshi cyane, kuko ubwe ibikorwa bye byagendaga byivugira ubwo yarabaga ari mu rukiko, bitewe n'udukoryo yagendaga akora, bitewe n'ibimenyetso byagaragazaga ko ibintu arimo gukora ari ibintu azi cyane. ahubwo abantu benshi bakibaza ni ese kubera iki Karasira arimo arakora ibingibi yagiye akora? Sinzi ko nta hantu yaba yarigeze akora ikiganiro cyane nko kuri channel izwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Isimbi TV. niho hantu yagiye anyurwa cyane, niho hantu yagiye anyura cyane. gusa byo nakubwira ko itangazo ryaje kuba ryatangwa na RCS rivuga ko uyu mugabo yaje kuba yapfa, aho byari biteganyijwe ko afungurwa kuri uyu munsi ku tariki 7 z'ukwa kangahe, z'ukwa gatanu, z'ukwa Gicurasi cyangwa tubyite za Gicurasi, ariko ntabwo byaje kuba byasohoka nk'uko byari biteganyijwe. ese abantu benshi ko bakomeje kuba bibaza ati ese byagenze ute? ese n'ibiki byihishe inyuma ya buri kimwe cyose kirimo kugenda kiducanga? niba ukeneye ibisobanuro birambuye, ndimo ndabashakira amakuru arambuye, cyo rero nagusaba kuba wakanda subscribe kugira tuze kuba twabana mu makuru arambuye cyane.